turabaramukije mwese mukurikiye Agape Live Rwanda. Yesu nashimwe. Abari impande zitandukanye mujya mubana natwe mu biganiro bitandukanye, tubahaye ikaze. Uyu munsi dushimiye Imana nanone duhaye umwanya kugira ngo duhure dusangire iby'Imana ishyize ku mutima yacu. Hanyuma Imana ihimbazwe kubw'uyu mwanya. Reka twiyegereze Imana kugira ngo tuze kugirana ibihe byiza kandi wubakike, nanjye nubakike mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, twinginze ihoraho kugira ngo ubane natwe muri uyu mwanya tugiye kubana. Tugushimiye kuduhaye uyu mwanya mwiza kugira ngo twamamaze inkuru yawe. Mwami, ndasenze kugira ngo ijambo ryawe Kristo riganze, ari twe n'ababyumva. Mwami, ijambo ryawe rigire umumaro kutwubaka naho ritugeza. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Turabasuhuje abari impande zitandukanye, inshuti zacu, mutugire inama, mudusengera kuri Agape Live Rwanda. Imana ibahe umugisha mwinshi. Turabakunda kandi turabazirikana, turabasengera kandi natwe tuzi ko mutusengera. Rero tugiye gusangira ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mitima yacu. Turagira ngo turisangire kandi turizera ko riri budufashe namwe kandi rikabafasha. Imana ishimwe. Rero turabinginze kugira ngo mubane natwe, mujye muduha ibitekerezo, mujye mudusengera, hanyuma turusheho kwamamaza inkuru y'ubwami bw'Imana, inkuru twamamaza ubwami bw'Imana mu isi. Yesu yaravuze ngo nkwiye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Dukwiriye gukora no kuvuga no gukora iby'ubushake bw'Imana bigishoboka ko dukora. Imana iguhe umugisha. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ku mutima uramya Imana. Numvishe twaganirira ijambo ryabaye rigari, Mwuka yari insobanuriye ibintu byinshi. Umutima uramya Imana, umutima irimo worshiping, ihimbaza Imana, iramya Imana. Imana ishimwe cyane. Turifashisha Zaburi ya 17, hanyuma dusome ni 20 yonyine. Haravuze ngo mwa mahanga yose mwe nimushime Uwiteka, mwa moko yose mwe nimumuhimbarize, kuko imbabazi itugirira ari nyinshi kandi umurava w'Uwiteka uhoraho iteka ryose. Kadusome n'uwa 17 Zaburi ya 18 umurongo wa mbere, twumve ko atubwira ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza kandi mumwambaze, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Amen. Nshuti z'umusaraba, numvisha ari iri jambo twaganiraho. Imitima ihimbaza Imana, imitima ihimbaza icyubahiro cy'Imana. Ubundi guhimbaza Imana, kuramya Imana ni iki? Kuramya Imana ni ubusabane umuntu agirana n'Imana. Imana nawe ikaza ikabaho hantu, ikaba muri uwo mutima, akagirana ubusabane n'Imana. Kandi ntago ari ukuririmba gusa, icyakoza nacyo cyaba igice kimwe cyo kuramya Imana. Ntago ari ukubyina gusa, ntago ari ugutega amaboko gusa, icyakoza nacyo cyaba igice cyo kuramya Imana. Kuramya Imana ni ubusabane tugirana n'Imana, twayihaye umutima, twahamagaye presence, ubwiza bw'Imana, hanyuma tukabana muri ubwo bwiza. Haleluya. Guhera mu itangiriro, Adamu yajyaga mu bwiza bw'Imana, yabaga mu buzima buramya Imana kuva ku wa mbere kugera ku wa 7. Yabaga mu buzima buramya Imana. Hanyuma Imana yamuzira, yamusanga, ikamusanga mu buzima bwo kuramya, the presence. Ariko mu gihe Adamu yakoze ibyaha, yirukanye kuramya muri we. Mu yandi magambo, kuramya ni igikorwa cyose kirimo gukiranuka, kirimo guhamagara Imana ikaza mu bwiza bwayo, hanyuma yagusanga ikagusangana muri hantu harimo umutima uhimbaza. Kuramya ni ugutumira Imana, hanyuma Imana ikaza mukabana, ugaha ubuzima, ugafata umwanya, ugaha umwanya uwakuremye,
ugaha umwanya, ugaha icyubahiro. Bibiliya iravuze ngo muhimbaze Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Kubera iki twebwe umuntu akwiriye kubaho mu buzima buramya? Icya mbere igituma umuntu aramya ni ukubera ko tuba tuzirikana impamvu z'Imana iyo ariyo. Kuzirikana impamvu z'Imana iyo ariyo. Iyo wazirikanye Imana nk'umuremyi, ukazirikana Imana nk'inyembabazi, ukazirikana Imana nk'inyarukundo, uba uzirikana impamvu y'iyo ariyo. Rero umuntu ugira igihe cyo kuzirikana Imana iyo ariyo mu buzima bwe aba arimo kuramya Imana. Ni impamvu ikomeye umuntu akwiriye kuzirikana impamvu iyo ariyo, ukayizirikana, uwo uri we ukabizirikana, Imana ikikumariye ukayizirikana. Turamya Imana kubera iyo ariyo mu buzima bwacu, turamya Imana kubera iyo ariyo uko iteye. Imana ishimwe cyane. Uwo muntu uramya Imana umutima irawukunda. Kuzirikana Imana iyo ariyo. Dufite ingero z'abantu benshi. Dawidi yakundaga kuramya Imana mu buzima bw'iyo ariyo, ikayiramya. Pawulo na Sila ndabyibuka basenga, nawe warabisomye mu byakozwe n'intumwa, ngo barasengaga cyane, bakabyina, bagahimbaza Imana kubera ko bibutse Imana iyo ariyo, mu bushobozi bwayo, mu gukora kwayo. Amen. Imana ishimwe. Kandi turamya Imana kubera yuko tuba tuzirikana ibyo yakoze mu buzima bwacu. Turamya Imana kubera yuko yakoze ibyo yakoze. Turamya Imana kubera yuko ibyo yakoze mu gitondo. Turamya Imana, dukwiriye kuyiramya kubera yuko hari ibyo yakoze ejo. Turamya Imana kubera yuko hari ibyo yakoze uyu munsi. Turamya Imana kubera ko hari ikintu yakoze mu buzima bwacu. Nyuma yo kuramya Imana kubera yuko dukwiriye kuyiramya kubera yuko ubwayo ukwiri, dukwiye kuramya Imana kubera ibyo yakoze muri twebwe. Ibyo bintu byose bituma tuzirikana kuramya Imana mu buzima bwacu. Turamya Imana kubera yuko ari itegeko. Imana ni itegeko. Iravuga ngo, yaduhaye itegeko rishya. Iravuga ngo unkundishe umutima wawe wose, umubiri wawe wose, ibyo utunze byose. Ibyo bintu byose ni itegeko. Turamya Imana kubera yuko ari itegeko ry'Imana iduhereza. Umutima uzirikana ineza y'Imana. Icya mbere, uramya Imana kubera yuko ukwiri. Imana tuyiramya kubera yuko ibyo yakoze mu buzima bwacu. Icya gatatu tubonye ni uko turamya Imana kubera yuko ari itegeko. Ukundisha umutima wawe Imana, ukundisha ibyo utunze, umubiri wawe uyikundishe. Mu yandi magambo uyihimbaze. Imana ishimwe cyane. Reka turebe icya kane. Turamya Imana kubera yuko Imana tuyikunda. Ni nk'ikimenyetso kigaragaza ko dukunda Imana. Abantu bakunda icyubahiro, ariko Imana ikunda icyubahiro. Yaravuze ngo ndi Imana Imana igirira ifuhe. Mu bintu igirira ifuhe rero, Imana yikundira n'icyubahiro. Ubwayo ubundi yambaye icyubahiro no gukomera, ariko n'icya kuzirikana ko ariyo ukayihereza icyubahiro ni ukwerekana kwikunda. Yaravuze ngo nkunda abankunda, kandi abanshakana umwete bazambona. Gukunda Imana ni urukundo ruyubaha. Twubahisha Imana rero, tuyiramya nk'urukundo rwo kuyereka ko tuyikunda. Imana ishimwe cyane. Ikindi, turamya Imana kubera yuko hari ibintu byinshi bidukikije bigaragaza iby'icyubahiro cyayo. Ufashe umwanya ugatembera mu muhanda, wabonamo amashimwe y'imirimo y'Imana. Uyu muntu wageze ku rwego rwo guhimbaza Imana no guha icyubahiro Imana no kuyihimbaza no kuyiramya, ashobora kubyuka mu gitondo, yakubura amaso, yareba ibiti akayitera kwishima, bikamutera guhimbaza Imana. Yabyuka mu gitondo, yareba ukuntu inyoni zigenda, yakubura amaso akareba ibyo yakoze mu buzima bwe, yareba kubera ibidukikije rero bituma duha Imana icyubahiro. Ibintu bidukikije bituma duha Imana icyubahiro, tukayiramya. Amen. Uramya Imana, hari ibintu byinshi, hari impamvu nyinshi zatuma turamya Imana. Kimwe cyo tubonye
turamya Imana kuko uko iri, turamya Imana kubera yuko hari impamvu zituma turamya Imana kubera uko iri, turamya Imana kubera yuko tuyikunze nk'urukundo, turamya Imana kubera yuko ari itegeko idutegeka byo kuyirama. Kuramya Imana ni itegeko byo kwikundisha umutima tukayiramisha. Turamya Imana kubw'ibyo yakoze, kandi turashobora kuramya Imana kubw'ibintu byinshi bidukikije. Rero ni ngombwa kubaho mu buzima buhimbaza Imana, buramya Imana. Nshuti, basore, bakobwa, ababyeyi, abasaza, ni ngombwa ko tubaho mu buzima buramya Imana. Nyuma yo kureba impamvu zitandukanye zituma turamya Imana, ni ngombwa rero himbaza Imana bikibishoboka. Dawidi yaranditse aravuga ngo nkwiye kuhimbaza umwami wanjye nkiriho nyifite uburyo bwo kwiramya. Imana iguha umugisha rero. Dukwiye kubaho mu buzima buramya Imana ku manywa na mu gitondo n'umugoroba, kubaho mu buzima tugenda kuramya. Hari impamvu nyinshi zadutera kuramya Imana. Rero ndakwifuriza kubaho mu buzima buramya Imana mu gitondo na n'umugoroba. Dukwiye kubaho mu buzima buramya Imana. Rero muhimbaze Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Dukwiye guhimbaza Imana, tukayiririmbira, tukayitegera amaboko, tukayivuga neza, tukayikuvuga uko iri, nubwo tutayivuga uko bikwiriye, ariko dukwiriye kuyiramya tukayihimbarisha icyubahiro cyayo. Imana iguha umugisha rero. Nari ndimo nkwibutsa kugira ngo twibukiranye, hari impamvu zituma turamya Imana, ni itegeko ry'Umwami. Imana iguha umugisha cyane.